Ndagusuhuje ugeze hano kuri YouTube channel bwa mbere, ababwire ngo uhawe ikaze kandi urakaza neza kuri YouTube channel, aho twigira ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga byagufasha byinshi muri iki gihe. Urakoze cyane rero. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amafoto amasinzi atrending kuri social media zitandukanye. Ushobora kuba uyabona kuri TikTok, YouTube, Instagram ndetse n'izindi social media. Amafoto ameze gutya ukabona umuntu ameze nka cartoon, ariko harimo uburyo butandukanye ukibaza rero uburyo babikora. Uyu munsi rero naje kukwereka uburyo ushobora kubikora ukoresheje telefone yawe kuko n'abandi bakoresha ndetse bakayikorera muri ChatGPT. Ushobora kuba wenda uzi ko bikorwa muri ChatGPT ariko utazi ngo ese mfunguye ChatGPT nabigenzana. Ubu ngubu ugiye kukwereka uburyo noneho uri buze gukoresha telefone yawe ukajya muri ChatGPT ukaba wabikora. Ngira ngo rero dufite style nyinshi dukoramo aya mafoto. Aya mafoto afite style nyinshi abarimo. Hari icyo bita Ghibli style, ngira ngo ngiye kujya kuri ifoto noneho wowe bwo urajya style n'uburyo ifoto ikozemo kuniriza ko bimeze, ahubwo uzajya kuyikoresha muri ChatGPT uzajya uhitamo style ushaka. Hari style bita Ghibli style, hari style bita Wario style, hari n'indi style bita Lego style, ndetse kugira indi yitwa Comic filter style, ndetse niyo bita Pixar style. Izo ni style eshanu zose tugira ushobora gukoresha z'amafoto atandukanye. Ngira ngo nawe muri kubireba uburyo, ngira ngo mubonye uburyo buri style igiye ifite n'ifoto yayo uburyo iri buze kubikozemo. Ahangaha rero ngiye guhitamo style imwe, ubundi nkoremo ifoto muri ChatGPT turebe uburyo bikorwamo, maze nawe ubashe kuba wabigerageza kuri telefone yawe. Ngiye gukoresha Ghibli style, ubundi nkora ifoto runaka. Ni ibintu byoroshye cyane, ubundi urebe uburyo bikorwa maze nawe ube wabigerageza. Ndagushimiye rero, muhaye ikaze, n'ubusabe ko wakora subscribe niba utarayikoze, ndetse mweza no kugushimira cyane wayikoze kabisa. Asante sana. Urakaza neza rero kuri Learning Hub TV. Ya mbere na mbere rero ugomba kuba ufite ChatGPT muri phone yawe. Niba utayifite wajya kuri Play Store warangiza ugakora install. Ya kuri wowe rero uyifitemo, niba ushaka gukora amafoto nk'ariya, fata telefone yawe ugende ufungure ChatGPT like this. Ya ubundi nurangiza ngira ngo urahita ubona hano handitse ngo create image, code, summarize text and more. Wowe uraza gukanda kuri create image kuko ariyo tugiye gukora. Ya noneho numara gukanda kuri create image urahita ubona hano hari akarogo ka plus, handitse plus. Uraza kwakanda guhitishamo photos, camera, file. Iyo kanze kuri photos ubwo urabugiye guhitamo ifoto ufite muri file yawe. Noneho muri camera ubwo ni ifoto waba ugiye gufotora ako kanya wangiza ugahita uploadingamo. Ubwo uramutse ushatse kwifotora wajya muri camera, ariko uramutse ugiye gucuzinga picture wajya kuri photos. Ubwo ndakanda kuri photos, ndangiza nze mpitemo ifoto nshaka gukorera. Nshobora kuza nko muri camera nkacuzinga pic, kamitemo iyi ngiyi. Numara kuyikandaho ajya kuri done. Ya dore ngiyi ifoto ijemo. Nindangiza mite nandikaho ngo recreate in studio Ghibli style. Nuko nguko wandika, warangiza ugatukana kuri akaboro k'umweru ifoto yawe ukaya-uploadinga. Recreate in studio Ghibli style. Gutya rero ifoto rero itangira kwikora. Ngira ngo bijya bifata umwanya ni kuva ku masegonda 30 gusubiza hejuru. Iyo connection ari nyinshi ushobora kuba byagufata amasegonda 30, ariko zaba ari nke n'umunota umwe cyangwa ibiri bishobora kugeramo. Ariko nge ndihutishije nyine kugira ngo byihute. Nubwo ngiye mpisemo Ghibli style akaba ariyo nkoramo ifoto, ubwo uramutse ugishaka gukoresha izindi muri ziriya nakweretse, ubwo hari Ghibli style niho wasimbuza ari amazina ya ziriya style. Ni ibintu byoroshye cyane.
Nko kwibona rero dore ifoto yakozwe, dore ngiyo hasi image created. Ubu ushobora no kuyikandaho ukayireba, washaka ugahita unayi downloadinga kugira ngo ijye kuri gallery yawe. Niyo ngiyo rwose urabona yuko ikoze muri Ghibli style. Nawe niba uri kunyumva kabisa, afata telefone yawe ubigerageze. Ibigerageze rero nawe ubundi wikoreye amafoto meza nk'aya ngaya, ndetse aho wagira ikibazo waza kutubwira kuko inyamba zanjye ziba ziri aho ngaho kuri profile wazibona, ndetse ugiye naho ngaho muri comments nashyizemo link ya WhatsApp group aho ushobora kwijoininga iyo group, aho naho twigiramo ibintu byinshi bijyanye na technology. Urakoze cyane rero, hari ushaka ko twakwigisha wakwandika muri comment tukazakora muri video y'ubutaha. Urakoze cyane rero, ciao ciao.